wa Israheli, turagushimye cyane ko uri umukozi w'umuhanga. Weho washoboye guhuza abatari buzahure kubw'amaraso wameneye isi nzima. Kambaye ikaze mbashimira mwe mwese mwakoze subscribe hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro n'umugisha ndetse n'ibyiza Imana itanga bikomeze kubasesekaraho. Iyi ni Prophete Ezekiel TV rero, turagarutse mu nkuru ziba zigiye zitandukanye ziba zaragiye zivugwa. Nkuzaniye inkuru igira iti bwa mbere Prophete Ezekiel arasezeranyishije bwa mbere Prophete Ezekiel arasezeranyishije cyangwa se asezeranyije abageni. Uti rero bimeze bite? Ni amakuru cyangwa se ni comment cyangwa ibitekerezo by'abantu bamwe na bamwe bagiye batandukanye bagiye batanga, bavuga bati ese birashoboka ko utari wowe wasukwaho amavuta y'ubushumba, utari wasengerwa ngo abihererwe uburenganzira ku mugaragaro, ashobora gusengera abantu abageni, cyane cyane ko nawe atari yasezerana cyangwa se atari yaba umushumba, kubera ko buriya umushumba aba afite umugore. Nibyo benshi bagiye bagarukaho bati umuvugabutumwa cyangwa se umushumba udafite umugore abaho, cyangwa se birashoboka ko utagira umugore yasezeranya abantu. Aho ngaho benshi bagiye bavuga bati padiri kabikora se, abandi bakavuga bati padiri ni padiri, kandi imyemerere ya padiri itandukanye n'iyo mu itorero rya Prophete, biratandukanye cyane. Ni impaka zabaye ndende, ni nyuma y'amashusho nk'uko muri kugenda mubibona yagaragaye Prophete arimo asezeranya, cyangwa se bigaragara ko arimo gusezeranya abageni cyangwa se abasengera. Benshi bagiye babigarukaho cyane, bavuga ati yabasezeranyije, abandi bati ni ukubasengera. Hariya ndagira ngo mbahe ukuri uko ibintu byagenze, ariko mbere yuko dukomeza banza ukore subscribe aho ngaho, kandi like, wandike muri comment aho ngaho, yewe unasharinge kugira ngo abantu bamenye uko ibintu byari bimeze. Ni nyuma y'amagambo cyangwa se y'ibitekerezo cyangwa se comment za bamwe na bamwe zagiye zicicikana, yewe banamwandikira Prophete bavuga bati ibi bintu se bibaho, ubivugaho iki? Se ibi bintu birashoboka? Ni ibintu bigaragara nkaho byateje impaka, ariko reka ngira ngo nguhe ukuri kuko ibintu byari byifashe. Ni ubukwe bw'abavandimwe bwari buri kubera mu mujyi wa Kigali, aho abavandimwe nyine bari bakoze ubukwe basezeranye. Ni ibintu bisanzwe nyine, bari basezeranye, harimo abakozi b'Imana bigiye batandukanye. Ngira ngo nk'uko mwakurikiye video y'ubwo bukwe, wenda muraza kubibona, ndashyiraho mujye muri video zahise muraba mwabasha kuba mwabibona. Umuvugabutumwa yarabasezeranyije, bwari ubukwe bwiza, ibintu biraryoha. Ngira ngo nk'uko mubibona ni umumama wari wambaye ni umukoba, niko numva babyita, yego ni umukoba mu izosi nyine nk'umushumba bigaragara. Uti rero byarangiye Prophete asezeranyije aba bantu gute? Byagenze bite? Nibyo ngiye kuba nguvira imuzi n'imuzingo, hanyuma ubashe kuba wamenya ukuri kw'ibintu uko byagenze. Ndabizi benshi mwagiye mubyibaza muti ese Prophete utari wimikwa ngo abe umushumba, ese abasha gusezeranya? Ese bimeze bite? Yego, ariko benshi bagenda bavuga bati ubundi umuntu yimikwa n'Imana. Bagenda babivuga bati ubundi umuntu yimikwa n'Imana, aho hari n'abo twagiye tubona babivuga bati ubundi umuntu yimikwa n'Imana, bakavuga bati ubwo Dawidi yatoranywaga mu maso ya ise yabonaga
isi yabonaga atari umuntu ubikwiriye, atari umuntu wabishobora, ariko birangira ari we usutsweho amavuta, ari we wimitswe. Ibi rero mbivugiye iki? Ibi mbivugiye iki? Ni muri aya mashusho nyine nk'uko muri kugenda mubibona muri buriya bukwe bwabaye ubwo Profete yari yabwitabiriye, bikarangira agaragaye mu mashusho nawe ameze nk'uri kubasezeranya. Benshi babifashe nko gusezeranya bari abantu, ari byo byatumye benshi bibaza bati noneho ibi ni ibiki, bigenze bite? Dore rero uko byagenze. Ubundi pasiteri, ubukwe bwaratangiye nk'ibisanzwe, buratangira nk'ibisanzwe. Pasiteri arigisha, umugeni aramwigisha, ndetse n'umukwe, ndetse n'abari bitabiriye aho ngaho bitabiriye ubukwe nabo bari aho bumva inyigisho z'umushumba. Ibikorwa mu bukwe n'ubundi birakorwa nk'ibisanzwe. Uti rero byaje kugaragara bite nyuma Profete arimo asezeranya bariya bantu? Ndabizi ufite amatsiko y'ukuntu byagenze, ariko nibyo ndi kugenda nkubwira. Ariko wowe utarakora subscribe yikore, hanyuma tugende dushyigikirana, ushyire itafari kuri Prophet Ezekiel TV, hanyuma ugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye. Pasiteri cyangwa se umushumba yasezeranyije abageni, abahindahiro barahirira mu rusengero, bambikana impeta nk'ibisanzwe. Ariko nyuma icyaje kubaho, aricyo ngiye kukubwira, icyaje kubaho, Profete Ezekiel nawe yisanze bigaragara ko, ndetse binavugwa ko ari nako byagiye bivuga, bamwe na bamwe bagiye babivuga, nawe asezeranyije abageni. Uti ntago ndi kubyumva neza. Ntago ndi kubyumva neza. Impamvu bigaragara nk'aho ari inshuro ya mbere, nuko aribwo bwa mbere agaragaye imbere y'abageni, bigaragara ko nawe ari kubasezeranya. Ariko dore nguho ukuri k'ukuntu ibintu byagenze, uko ibintu bimeze. Umushumba yarabasezeranyije nka finali, nka kwa kundi nyine baba bari gusezeranya abageni. Hari ukuntu umushumba avuga ati haze abakozi b'Imana, yaba abavugabutumwa, yaba abapasiteri, yaba abandi bakozi b'Imana batandukanye, baze bakikize aba bageni, hanyuma babasabire umugisha. Nuko nguko ibintu byagenze. Ngira ngo nk'uko muri kugenda mubibona, hari n'abandi bavugabutumwa batandukanye bakikije abageni, nibo nuko nguko byagenze. Umushumba we yaraje aravuga ati muze, hanyuma duheshe cyangwa se dusabire umugisha urugo rw'aba bantu bombi babanye akaramata, Imana ibahe umugisha. Birangira Profete Ezekiel nawe ahawe mikrofone, hanyuma abasabira umugisha. Abantu mwari mufite ikibazo mwibaza muti byagenze bite? Ese umuntu utarasukwaho amavuta, utarakorerwa imihango yo kumwimika, ese bimeze bite? Nuko nguko byagenze bantu, mwere kwibaza byinshi bigiye bitandukanye kuri we. Nuko nguko ibintu byabashije kuba byagenda. Nyuma birangira bigaragaye gutyo, abantu batari kubyumva kimwe, abantu bijyaho impaka, ariko ni ukuri. Nuko nguko niko ibintu byagenze, ari nayo mpamvu itumye nza kuri mikrofone, hanyuma mbase kuba nabaha ukuri kuko ibintu byagenze. Yego nawe azaza abihera ukuri, ariko nuko nguko ibintu byabashije kuba byagenda. Abantu mwari mufite ingingimira muri kwibaza muti si ibi bintu bishoboka bite? Ese ko atari yashyingirwa?
yego murabizi, umushumba cyangwa se pasiteri, yitwa pasiteri ari uko afite umugore we, kuko niyo mahame agenga abapasiteri mu bakristo. Yego ukuyemo kiliziya katolika niko ibintu biba bimeze, ariko nuko ibintu byagenze. Benshi bibazaga bati se umuntu asezeranya, uretse padiri asezeranya nta mugore afite? Ese umuntu asezeranya nta mihango yo gushyingirwa cyangwa se yo kwimikwa nk'umushumba yabayeho? Ngira ngo murasubijwe, benshi mwibazaga ibyo bibazo, ariko ari naho nyuma ntago biri kure bantu mwibaza ko wenda ashobora kuba yaratinze gukora ubukwe bwe bwabaye. Afite ubukwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani 2024 nibwo afite ubukwe bwe nibwo buzaba buba. Benshi bari kwibaza bati se none azahita yimikwa cyangwa se asukweho amavuta y'ubushumba, bimeze bite? Wowe uzitabira ubwo bukwe hanyuma uzamenye ibizakurikiraho. Ni ubukwe afite ku itariki 31 z'ukwa munani 2024 nibwo azaba yakoze ubukwe. Bana natwe rero ukora subscribe aho ngaho, nizera ko ubashije kuba wasubizwa. Utwandikire muri comment hanyuma utubwira uko ibintu we wabyumvaga, uko wabifataga. Hanyuma ikindi kandi muranatumiwe, ngira ngo utarabona invitation muratumiwe muri ubwo bukwe bwiwe. Iyi ni Prophete Ezekiel TV, komeza ubane natwe udushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukomeza kubana natwe. Imana ibaha umugisha, amahoro n'ibyiza Uwiteka atanga bikomeze kubana namwe.
ubwo